Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye hano kuri Yesu Arakiza TV, twizere yuko muri amahoro. Ineza y'Imana, amahoro y'Imana, imigisha iva ku Mana. Mwese ibyo byose natuye mvuze ni bibabonekeho, ni bibabeho mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero none kano kanya muri aya masaha mbasabe abadukurikiye mwese yuko mwakwitegura, kuko tugiye gutangira gusobanura inzozi. Tugiye gusobanura inzozi zitandukanye nk'uko mumaze iminsi mumbwira yuko ibi biganiro mutarimo mubibona. Ndagarutse rero kugira ngo mbafashe kubasobanurira inzozi, kubasobanurira indoto zitandukanye muba mwaragiye murota. Uyu munsi ushobora gushaka ikayi uza kwandikamo cyangwa se agenda uza kugenda wandikamo ibyo tuza gusobanura bitandukanye utaruzi cyangwa se waruzi, ariko nanone ukongera kwibutsa ukamenya icyo bisobanuye, ku buryo uramutse ugize inzozi, bino bisobanuro by'indoto cyangwa se inzozi tugenda dutanga bizajya bigenda bigufasha kugenda usobanukirwa, umenya inzozi zitandukanye ugenda urota cyangwa se wagiye unarota mu bihe byatambutse. Kuri uyu munsi wa none rero ndaza guhera kuri iyi nzozi yo kurota ubona uri guhinga mu mirima. Hari abantu bajya bibona mu nzozi bari mu mirima, bari mu guhinga, bafite amasuka bari mu guhinga. Rimwe na rimwe hari abajya bakeka ko izi nzozi zivuga ibintu byiza, ariko ndagira ngo mbabwire abavandimwe, buriya abarozi bafite ukuntu bajya bajijisha abantu mu nzozi. Umuntu warose nk'izo nzozi arimo ahinga mu mirima agatekereza ko wenda ari umugisha w'ubuhinzi Imana iguhaye, nyamara biba ari ukwishuka cyane, biba ari ukubeshya. Ntabwo biba ari byo, ahubwo ikintu bisobanuye yuko hari imbaraga z'abarozi, hari imbaraga z'abakonikoni ziba zagushitse zikara ziguhingisha mu bicuku by'ijoro, ukarara uhinga imirima y'abandi. Banyumva neza? Kuriya kubona rero uri guhinga mu mirima mu nzozi uryamye, menya neza ngo baba ari abarozi baraye baguhingisha mu ijoro uryamye. Icyo biba bisobanuye mu isi y'umwuka, bisobanuye yuko hari uburetwa abarozi bitegura kugukoresha. Nteze amatwi neza, hari uburetwa abarozi baba barimo bategura kugira ngo bagukoreshe. Iyo niyo tageti abarozi baba bagufiteho. Iyo niyo tageti baba bafite ku buzima bw'abarozi. Baba bashaka kugira ngo baguhumanye, bagukoresha uburetwa. Ariyo mpamvu uzisanga inshuro nyinshi mu bicuku by'ijoro uzisanga urimo uhinga, ukarota uri guhinga mu mirima. Rimwe na rimwe ugasanga n'iyo mirima uri guhingamo ugasanga ntabwo uyizi, ukabona ahantu uri guhinga muri iyo mirima ntuzi aho ariho, kumbe niba abarozi n'ubundi baraye bakuroga, bagukoresha uburetwa butandukanye. Ibyo rero ni ibintu bibi cyane, ku buryo abantu bakunda kubirota. Hari n'ubwo abyuka mu gitondo akumva yavunaguritse ingingo, akumva ingingo zose ze zavunaguritse, akumva nta mbaraga afite mu mubiri, mbese akumva ntaguwe neza mu mubiri. Kubera iki? Kuko mu ijoro abarozi baba baraye bagukoresha uburetwa butandukanye. Ndasubira nanone rero kuri iyi nzozi cyangwa se kuri iyi ndoto nkurikijeho. Ni inzozi yo kurota ubona kubona mu nzozi, ukarota ubona imbeba zirimo zirukanka iwawe mu nzu, cyangwa se ukarota ubona imbeba ziri mu buriri bwawe, cyangwa se ukarota ubona imbeba iri mu mufuka wawe w'ipantaro. Mbese ikintu cyitwa kurota imbeba mu nzozi ni ikintu kibi cyane. Aho ngaho menya neza ngo hari ubukene bugiye kugariza urugo rwawe. Nuramuka urose hakagarukamo ikintu cyitwa imbeba mu nzozi zawe, wenda ukarota ubona imbeba ziri mu nzu iwawe, kuko nayo maze kubivuga, ziri mu cyumba cyawe uraramo, ziri ku buriri, cyangwa se ukarota ubona hari imbeba yapfiriye mu nzu iwawe. Izo nzozi ni inzozi mbi cyane, zerekana yuko hari icyago cy'ubukene kigiye kugariza urugo rwawe. Ni ukwitonda cyane rero. Ndaza kubabwira icyo mwakora, mukomeze mukurikire kino kiganiro cyose cy'ubusobanuro bw'inzozi. Uraza kugenda umenya byinshi, uraza gusobanukirwa byinshi utaruzi. Ndibuze ninza kujya gusoza ndaza kubabwira icyo wakora mu gihe ibyo nasobanuye wisanze warabirose. Ikindi navuga nuko
buri muntu wese ufite inzozi yarose wemerewe kuzibaza. Inzozi zose warose wemerewe kuzibaza. Niba hari indoto wagize warose zitandukanye utari usobanukiwe, utari uzi, wemerewe rwose kuza kuzibaza hano muri kino kiganiro. Biremewe cyane uze gusobanuza, ubaze inzozi zawe warose zitandukanye. Turaza kugenda tugusobanurira, natwe turahari, n'Imana iduhamagariye kugira ngo dukomeze kubafasha gusobanukirwa inzozi mugenda murota zitandukanye, tubifashijwemo ariko natwe n'iki, n'Imana. Ndasobanura ku yindi inzozi yindi yo kurota ubona uruzi rugutwara. Kurota ubona uruzi rugutwara, aho ngaho menya neza ngo ni urupfu. Uwo ni umwuka w'urupfu uba waguhagurukiye, uwo ni umwuka wo gukenyuka. Abantu mwabirose ndaza kubabwira icyo mwakora, mukomeze mukurikire kino kiganiro, cyangwa se nubirota uraza kumenya icyo wakora. Ariko menya neza ngo uwo nguwo aba ari umwuka wo gukenyuka w'urupfu urimo wugariza ubuzima bwawe. Iyo urose uruzi rugutwara, cyangwa se ukabona uruzi warohamye mu ruzi, ukabona urimo urahamagara abantu kugira ngo bakurohamure muri rwa ruzi, ukabona nta n'umwe ukwitayeho, mbese ukabona uri mu ruzi warohamye, cyangwa se ukabona rwa ruzi rugutwara, ibyo bisobanuye umwuka w'urupfu uba urimo ukugendaho. Ndasobanura nanone iyindi nzozi yindi yo kurota ubona baguhetse ku igare, kubona uhetswe ku igare. Iyo nzozi nayo ni inzozi mbi cyane, igaragaza yuko hari umwuka wo gukenyuka w'urupfu uba urimo ugushakisha. Hari abantu rero bajya babyitiranya no kurota imodoka, utwaye imodoka, cyangwa se kurota uri mu ndege. Ibyo ni ibintu abantu bajya babyitiranya cyane, nyamara ntabwo ibyo bintu biba bisobanuye kimwe. Buriya kurota indege uyirimo uyicayemo bifite icyo bisobanuye, no kurota utwaye imodoka nabyo bifite icyo bisobanuye. Ariko uyu munsi menya iki kintu, nurota ubona baguhetse ku igare, uzamenye neza yuko uwo nguwo ari umwuka wo gukenyuka w'urupfu ukugarije, waguhagurukiye. Sibyo? Komeza ukurikire kino kiganiro, ndaza kukubwira icyo wakora. Ndi bukubwira icyo wakora rwose mu gihe ibyo nsobanuye usanze warabirose, cyangwa se usanze byarakubayeho. Ukomeze udukurikire kino kiganiro cyose, uze kukirangiza uraza kumenya icyo wakora. Ikiro ni ikiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi gitambuka hano kuri Yesu Arakiza TV. Nizere yuko wowe ugikurikiye ukomeje kugenda ufashwa nacyo, kandi niba hari ibibazo ufite ku nzozi zitandukanye wagiye urota, wemerewe kubaza rwose. Uyu munsi ntiwinangire umutima, uze kubaza indoto zawe warose, uzibaze, uzisobanuze rwose, turaza kugusobanurira. Hanyuma dukomeje, ndagera nanone ku yindi ndoto, cyangwa se ku yindi nzozi yo kurota ubona urimo ubona amapusi iwawe, injangwe. Nanabisobanuyeho ubushize mbabwira yuko ikintu cyitwa amapusi cyangwa se injangwe atari ikintu cyiza. Buriya amapusi akorerwamo cyane n'imyuka y'abarozi. Abarozi cyane bakunda gukoresha amapusi, bakunda gukoresha injangwe. Hari abajya babirota rero bakarota abona amapusi cyangwa se injangwe zabwaguriye mu rugo rwe. Ukarota ubona injangwe iza kubyada mu rugo rwawe, cyangwa se ukarota ubona amapusi. Ibintu by'amapusi rwose mujye munabimenya neza yuko ni ibintu bikunda kubamo cyane imyuka y'abarozi. Ni ibintu biba mu myuka y'abarozi. Rero ntuzigere wishima nubona urose amapusi ari iwawe, cyangwa se ipusi iri mu buriri bwawe, cyangwa se ukarota ipusi yapfiriye mu rugo rwawe. Ibyo byose ni ikintu kibi cyane, ni ibintu bibi cyane. Igihe wabirose, ihutire kuza gukora ibi bintu nza kukubwira, ninza kuza gusoza kino kiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi. Muze kunyibutsa rwose, ariko ndaza no kubyibuka, ndi bubyibuke rwose, mbabwire icyo mwakora. Mana ishimwe cyane. Ndakomeza nanone rero nsobanura kuri izi nzozi zitandukanye. Hari abantu bakunda kurota, akarota abona arimo kunywa ibintu by'ibigage, ukarota ubona urimo kunywa ibigage, cyangwa se ukarota ubona uri kunywa inzoga. Ukarota ubona wasinze urimo kunywa inzoga, abandi barimo banywa ibigage. Rimwe na rimwe hari abantu batekereza ko izo nzozi zisobanuye ibintu wenda byiza, ariko ni ibintu bibi. Izo nzozi zisobanuye ibintu bibi cyane, kuko ziba zerekana yuko waraye
usangira n'abazimu, waraye usangira n'abazimu, ziriya nzoga wabona uri mu kunywa na biriya bigage wabona uri mu kunywa, hari ukuntu abazimu iyo habagaho cya kintu cyo guterekerera abazimu, murabizi uko byagendaga, kiriya kintu cyo guterekerera abazimu uko babigenzaga, bajyaga bisubiremo, bajyaga bafata ariya mayoga noneho bakayatongera mu gihe babaga barimo baterekerera abo bazimu cyangwa se iyo myuka abantu bapfuye, kugira ngo itazagaruka kongera kubatera. Rero ibyo ngibyo nibyo nanone Satani akoresha mu gihe uri mu nzozi, ukajya ukabona urimo urarota unywa inzoga cyangwa se unywa ibyo bigage, wowe ukagira ngo ni inzoga zisanzwe, kumbe ni za nzoga bifashishaga batongera baterekerera abazimu, ibintu bibi cyane. Ariyo mpamvu uzasanga abantu baba babirose, uzasanga mu buzima bwabo bahura n'ibigeragezo, bahura n'ibibazo, bahura n'amadeception, bahura n'inyatsi, bahura n'ubukene, bahura n'ibibazo bitandukanye, ugasanga ibintu byose winjiyemo gukora, kugerageza byanga, bidakunda, ukabona nta kintu na kimwe cyemera, ukabona nta kintu na kimwe gicamo. Yesu ashimwe cyane. Anyumva neza muvandimwe, ukabona nta kintu na kimwe kiri gukunda, nta kintu na kimwe kiri kwemera. Kubera iki? Kuko urimo urarondorwa n'ibyo bicaniro by'imyuka y'abantu bapfuye, urimo urarondorwa n'ibyo bicaniro by'abazimu by'imyuka bapfuye. Ibyo bicaniro kandi ugasanga nibyo waraye usangira inzoga nabyo. Abantu rero mujya murota muri kunywa inzoga, munywa ibigage mu nzozi muryamye, mumenye neza ngo ntabwo ari ibintu byiza, ni ibintu bibi cyane. Reka nanone dusobanure kuri iyi nzozi yo kurota ubona wambaye imyambaro ishaje, kurota ubona wambaye imyenda ishaje, imyenda yagusaziye, ukabona mbese imyenda wambaye mu nzozi ukabona ni imyenda ishaje cyane. Hari ikintu biba bisobanuye yuko wambaye igisuzuguriro. Imyenda ishaje buriya mu nzozi icyo isobanuye igisuzuguriro kikwambaye, kuvuga ngo wambaye igisuzuguriro, uriho igisuzuguriro. Icyo gisuzuguriro kandi cyambaye ubuzima bwawe ntabwo gishobora kukurekura cyangwa se kukuvaho hatabayeho gusenga, hatabayeho gukorerwa deliverance, hatabayeho ko usengerwa, ko habaho umwanya wo kukwaturaho amagambo abohora ubuzima bwawe. Uranyumva neza, unteze amatwi muvandimwe? Rero menya iri banga, menya iki kintu. Igihe cyose uzarota izo nzozi, ukarota ubona wambaye imyenda cyangwa se imyambaro ishaje, menya yuko icyo byerekana, icyo bisobanuye yuko hari umwuka w'igisuzuguriro wambaye amazina yawe. Ndaza kukubwira icyo wakora mu gihe wisanze warabirose. Hari abandi rero bajya barota, wenda nyiraho ngaho akarota abona yambaye imyenda icikaguritse, si ugusaza gusa, ahubwo mu nzozi akabona noneho ya myenda yambaye akabona iracikaguritse impande zose. Izo nzozi nazo ntabwo ari nziza. Iyo ubonye mu ndoto, mu nzozi, ukabona imyenda yawe iracikaguritse, si mizima, aho naho menya neza ngo icya mbere uba ufite umwuka w'icyangiro ukuriho, umwuka w'igisuzuguriro ukuriho. Banyumva neza? Ikindi, haba hari icyago cy'ubukene kigiye kugariza ubuzima bwawe. Buriya myenda icikaguritse warose ubona wambaye, nicyo biba bisobanuye mu isi y'umwuka. Hari abarimo bibaza ngo rero twakora iki mu gihe twabirose? Komeza gukurikira kino kiganiro, humura, ndaza kugufasha kukubwira icyo wakora mu gihe warose ibi bintu. Ndacyakomeza rero. Nanone hari abantu bajya barota, akarota abona ari kuguruka, kurota ubona urimo uguruka nk'inyoni mu kirere, ukabona rwose uri mu kirere urimo uguruka. Izo nzozi nazo nigeze gusa n'uzisobanura, ariko uyu munsi hari nk'abantu benshi bagiye bazimbazaho, nshaka kugira ngo nongere nzisubiremo, nzisobanurire abantu bamenye ukuri kwazo. Izo ndoto cyangwa se izo nzozi zerekana, zisobanuye yuko urimo kurogwa, wabyumvise? Urimo urarogwa. Hari abarozi baba barimo baguhumanya, bakuroga, bashaka kugira ngo bakubite hasi.
unteze amatwi, abo barozi baba bashaka gukubita hasi, kukwambura amahirwe yawe, kukwambura umugisha wawe, kugira zezenge, kugutorongeza, kugushyiraho imyuka y'uruzerero, mbese nicyo ngicyo baba bashaka kugukoresha. Abo barozi nicyo baba bashaka gukoresha rwose. Unteze amatwi muvandimwe, rero nagira ngo uyu munsi wa none uze kumenya ukuri. Numenya ukuri kuraza kandi kukubohora. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze rero nanone ku bantu bakunda kurota, akarota abona ari hagati y'inzoka nyinshi. Kurota ubona uhagaze hagati y'inzoka nyinshi. Inzoka byo rwose nanayibabwiye inshuro nyinshi, mbabwira yuko ikintu cyitwa inzoka kukirota mu nzozi ni ikintu kibi cyane. Menya neza ngo wahagurukiwe n'abarozi kandi bashaka kwica. Byose nabica ku ruhande. Ikintu cyitwa inzoka mu nzozi, nurota inzoka ukabona inzoka urayibonye mu nzozi, menya neza ngo wahagurukiwe n'abarozi bashaka kukwica, kukwambura ubuzima. Reka rero nikomereze, muraza kugenda wenda mumenya icyo mwakora nyuma, ndaza kubibasobanura, ndaza kubibabwira. Hari abandi bantu bakunda kurota, akarota abona ari mu kizamini, arimo akora examen. Uri mu ishuri ukabona urimo urakora ikizamini, ariko ukabona wabuze icyo kwandikaho. Ukabona rwose mu kizamini urimo ukora ku ishuri ukabona wabuze ibyo kwandika, mbese byakunaniye, byagutsinze. Hari ikintu bisobanuye, menya ngo ugiye guhura n'ibigeragezo mu gihe kiri imbere. Mwabyumvise? Abantu barota akarota abona ari mu kizamini ku ishuri, ariko ibyo kwandika yabuze ibyo ashyiraho. Menya neza ngo ugiye guhura n'ikigeragezo kitazakorohera. Hari ibibazo bigiye guhagurukira, kugira ngo uzabisohokemo bizasaba imbaraga z'Imana zonyine kuba zagushoboza kugira ngo usohoke muri ibyo bibazo bizaba bikugarije. Wenda rero nawe ndagusaba kugira ngo uze gukomeza gukurikira kino kiganiro. Ndaza kukubwira icyo wakora mu gihe waba warabirose. Reka nkomeze. Hari abandi bantu noneho arota akabona yasubiye mu ishuri kwiga. Kurota ubona wasubiye mu ishuri kwiga, izo nzozi nazo ni inzozi zitari nziza. Kandi ubwo mu by'ukuri ukabona wasubiye mu ishuri kwiga, kandi nyamara amashuri warayashoje, warayarangije. Hari ukisanga wongeye gusubira muri primaire kwiga, abandi bakarota bongeye gusubira muri secondaire kwiga, abandi bakarota bongeye gusubira muri za kaminuza kwiga, kandi ubwo kwiga warabishoje, warabirangije, washyize akadomo. Menya neza ngo ibyo bintu icyo bisobanuye, icyo byerekana, birerekana yuko hari Satani ushaka guteza inyatsi mu buzima bwawe, guteza ubukene mu buzima bwawe, kukudindiza, mbese kuguhoza mu gisuzuguriro, ubuzima budafite impinduka, ubuzima budafite icyerekezo. Usanga mwene abo bantu bahora mu rugamba, bahora mu ntambara za buri kanya, ibigeragezo bitarangira. Mbese ugasanga mu by'ukuri nta kintu na kimwe mwene abo bantu bashobora gukora ngo kizakunde cyangwa se kizemere. Banyumva neza? Nta kintu na kimwe bashobora gukora abo bantu, nta kintu na kimwe bakora, nta kintu na kimwe bashobora kugerageza ngo binjiremo gukora ngo kizemere cyangwa se ngo kizakunde. Kubera iki? Kuko haba hari izo mbaraga ziba zitsikamiye ubuzima bwabo. Ni ukwitonda cyane rero, ngo namwe muraza gukurikira mwumve icyo mwakora, kuko ndaza gutanga inama y'icyo umuntu yakora uramutse wigenzuye, wisuzumye, ugasanga izi nzozi ndi gusobanura, ugasanga nawe wigeze kuzibonaho, kuzirota, uze gukurikiza ziriya nama nza gutanga. Nibutse rero abadukurikiye yuko kuza kubaza cyangwa se gusobanuza inzozi warose biremewe cyane. Waza kujya aho hantu bandikira commentaire, ujyemo wandike indoto zawe zose warose, ndaza kugusobanurira. Mwamaze kubyumva rero yuko kurota usubira mu ishuri kwiga ntabwo ari byiza. Hariya harabaha biba ari Satani ushaka guteza ubukene wawe, guteza igisuzuguriro iwawe, kukunaniza, kukudindiza,
kuko buriya kenshi usanga n'umwuka uba ubihagarariye ku bantu wenda barota bongera gusubira mu ishuri kwiga. Umwuka uba ubihagarariye ni umwuka bita mudindiza. Ni umwuka wa mudindiza, ni igicaniro cya mudindiza kiba gihagarariye ubuzima bwawe kugira ngo kikudindize. Igicaniro cya mudindiza simfite umwanya wo kugisobanuraho, ariko igicaniro cya mudindiza ni igicaniro kibi cyane, kiba gifite imyuka myinshi igishamikiyeho, gishinzwe kudindiza abana b'Imana. Faut faire attention cyane rero mu gihe urota izi nzozi zigusubiza mu ishuri kwiga. Menya neza ngo urondorwa n'iyi myuka itandukanye ya sekibi Satani. Harimo iy'abarozi, harimo iy'abadayimoni, harimo imyuka mibi itandukanye, ariko nanone ishaka kudindiza ubuzima bwawe. Twikomereze, reka tugere nanone ku busobanuro bw'iyi ndoto cyangwa se ku busobanuro bw'iyi nzozi yo kurota ubona urimo wirukanka mu misozi. Ukabona urimo urirukanka mu misozi. Hariya tayari kubona uri kwirukanka mu misozi itandukanye, menya neza ngo hariya byo ni abarozi barimo bakwirukankisha muri iriya misozi. Urumva rero ko ikirimo aho ngaho ni ibicaniro by'abarozi biba byahagurukiye kurwanya, ni ibicaniro by'abakonikoni biba byahagurukiye kurwanya ubuzima bwawe. Nawe uze gukurikira icyo wakora, kuko byose nabibabwiye yuko nza kubabwira umwanzuro w'icyo wakora. Sinza gusoza kino kiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi ntabwiye abantu icyo bakora, cyangwa se igikenewe kugira ngo mubohoke, mutandukane n'ibyo bicaniro by'inzozi mbi ku buzima bwanyu. Reka nanone nkomeze sobanura ku nzozi zitandukanye, ariko nanone nibutsa abantu badukurikiye yuko uwifuza gusobanuza inzozi, uwifuza ko yagira inzozi arotorerwa, wemerewe rwose kuza kubaza. Wabaza inzozi wumva wifuza kubaza gusobanuza, uzibaze rwose, turahari kugufasha, turahari kugusobanurira rwose, ntugire ikibazo. Yesu nashimwe cyane. Nkomeje rero, hari abantu bajya barota, akarota abona imodoka atwaye yanze kugenda. Ukabona imodoka wari utwaye yanze kugenda, yakwamye. Ukabona abantu barimo baragusunikira ya modoka yanze kwaka, yanze gushiturwa ngo igende. Mbese ukabona neza imodoka utwaye yanze kwaka mu muhanda. Hariya menya neza ngo nawe ni ikigeragezo ugiye guhura nacyo, kizakubita hasi, kizakuzahaza. Nicyo biba bisobanuye. Iyo urose ubona imodoka utwaye yanze kugenda, yanze kwaka, hariya menya neza ngo icyo bisobanuye, menya neza ngo ni ikigeragezo ugiye guhura nacyo gikomeye cyane, kizakuzutaguza, kizakwahagiza. Hariya rero nta kindi wakora usibye guhita ufata ibihe bihagije byo gusenga, usaba Imana imbaraga kugira ngo uramutse uninjiye no muri icyo kigeragezo uzabashe kugisohokamo neza, kugisohokanamo intsinzi. Reka dukomeze dusobanura inzozi zitandukanye, ari nako abantu bafite inzozi bagiye barota nababwiye ngo mugende musobanuza. Gusobanuza rero wakwibaza ngo uraca hehe? Andika aho ngaho muri komanteri. Reba ahantu bandikira komanteri, aba ariho ugenda wandike inzozi warose. Turakomeza kugenda tugufasha kugusobanurira izo nzozi zitandukanye wagiye urota. Nkomeje rero, hari abantu nanone barose akarota abona umufiyanse we bitegura kubana, ukabona umwambika impeta, ariko impeta yanze kumujyamo. Kurota ubona wambika fiyanse wawe impeta, ariko impeta mu rutoki ikanga kujyamo. Hariya nta Imana itaba yakubwiye. Hari Imana iba yakubwiye yuko ibyo urimo byose ntabwo Imana ibirimo. Ntuze kumbwira ngo uriya mukobwa uramukunda cyangwa se uriya musore uramukunda. Ushobora kuba umukunda ariko Imana itabirimo, Imana itabisapotinga, Imana itabishyigikiye. Sobanuye iki rero? Ziriya nzozi warose ubona urimo wambika impeta umukunzi wawe, ukabona
mu rutoki yanze kujyamo, hari Imana ibikubwira ngo shyira agapira hasi ubanze usenga Imana, ubanze usobanuza Imana neza, kuko ushobora kuzarugeramo rwa rugo rukakwahagiza, ukarugiramo ibibazo biteye ubwoba ku buryo wakwicuza ukavuga ngo Mana kuki utangiriye inama, Mana kuki wemeye ko uru rugo nduzamo, nyamara nta kimana itaba yarakubwiye. Ababirose rero namwe muhite mwumva icyo bisobanuye izo nzozi. Hari abandi nkiri aho ngaho, hari abandi barota, akarota abona noneho yambika umukunzi w'impeta, ariko impeta ukabona iyo mpeta irashaje, ukabona ni impeta ishaje cyane. Wenda ku ruhande rw'abakobwa ukarota ubona wenda umusore akwambika impeta, ariko ukabona ya mpeta akwambitse ukabona irashaje cyane, ni impeta idafite ubushya, mbese ishaje cyane. Hariya nawe wa mukobwa we, Imana iba yakubwiye yuko ibyo urimo urirwanirira, nta bushake bw'Imana bubirimo, ntabwo Imana ibirimo. Bisobanuye ngo ongera nawe usubire ku isoko, usenga Imana, usobanuza Imana. Rimwe na rimwe hari abantu bavandimwe bajya birwanirira, bamara kwirwanirira bagera imbere, bageze imbere bamara guhura n'ibibazo, bageze imbere hari imbere bahura n'ibibazo, bya bibazo bamara guhura nabyo bagatangira kubwira Imana ngo Mana ngo ntabwo watubwiye, ngo Mana ngo ntabwo watubwiye, ngo Mana ngo rero ngo urabona ngo ntabwo wigeze utugira inama. Kandi Imana iba yaragize gute? Imana iba yarabibabwiye, Imana iba yarabivuze mu buryo butandukanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Aho naho rero naho kwitondera cyane wa mukobwa we, uramutse izo nzozi uzigize cyangwa se uzirose, menya neza ngo nibyo kwitondera cyane. Fata umwanya uhagije wo gusenga, fata umwanya uhagije wo gusenga, usobanuza Imana, uyisobanuze ngo Mana uwanjye ninde, uwo nzabana nawe ninde, ese sinaba ndimo nirwanirira wa Mana we, ese sinaba ibyo ndimo njyamo nirukanyiramo bitari mu bushake bw'Imana. Ni ukwitonda cyane rero. Reka nanone dusobanure kuri iyi nzozi. Hari abantu barota, akarota abona yapfuye, kurota ubona wapfuye, wowe ukarota ubona wapfuye barimo bagushyingura. Iyi nzozi ni inzozi mbi cyane. Unteze amatwi? Kurota ukarota ubona wowe wapfuye barimo banagushyingura, kandi ukiri muzima nyine, nuko ndavuga wabirose nyine mu nzozi, ukarota ubona bagushyingura wapfuye. Hariya n'ubundi bisobanuye umwuka w'urupfu. Hari umwuka w'urupfu uba urimo ugushakisha. Reka wenda mpita nanagufasha wowe icyo wakora. Fata amasengesho byihuse y'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 cyangwa 1, usenge wirukana iyo dayimoni yo gukenyuka iba yahagurukiye kurwanya ubuzima bwawe. Kandi ayo masengesho abe ari amasengesho arimo no kwiyiriza ubusa, kuko ni umwuka w'urupfu uba waguhagurukiye. Ikindi, harimo n'abantu bajya barota, akarota noneho mu nzozi ajya gushyingura. Kurota ujya gushyingura mu nzozi, ukarota ubona uri kumwe n'abantu mujya gushyingura ku marimbi, ibyo nabyo menya neza ngo hari umuntu wawe wa bugufi uba ugiye gupfa. Nurota izo nzozi menya neza ngo hari umuntu wawe wa bugufi, mbisubiremo, uba ugiye gupfa. Ntibizagutangaze nka nyuma y'iminsi 2 cyangwa se nyuma y'umunsi 1 ujye kumva wumve baraguhamagaye bati runaka we, wa inshuti yawe byarangiye yapfuye. Bigutangaze, atari kuzi ko ejo bundi narose njya gushyingura, nabirose mu nzozi. Yes, nicyo biba bishatse gusobanura. Rero nawe ukomeze ukurikire kino kiganiro cyose, uraza kumenya icyo wakora mu gihe warose mwene izi nzozi. Mu gihe izi ndoto wazigize, kurikira kino kiganiro cyose, uraza kugenda umenya icyo wakora mu gihe wabirose. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahimbazwe. Reka rero nkomeze nanone imbere ndacyasobanura inzozi. Iki ni ikiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi, nta handi wagisanga usibye hano kuri Yesu Arakiza TV, mu kigezwaho nanjye Prophete Bosco. Hari hamaze iminsi kino kiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi tutagikora kubw'impamvu z'umurimo w'Imana, inshingano nyinshi, ariko twagarutse nanone kongera kubaha ibiganiro bitandukanye by'ubusobanuro bw'inzozi. Ndakomeza nanone rero. Hari ubwo abantu bajya barota, akarota abona
yakoze ubukwe, abantu barota bakoze ubukwe, ariko bwa bukwe ukabona mu by'ukuri burajagaraye, ukabona nta ordre irimo, ukabona nta gahunda iburimo, ukabona buri desordre. Ubukwe warose mu nzozi ukabona buri desordre, kandi ubwo wenda ubirose uri umwana w'umukobwa, nawe urimo urasenga Imana uyisaba kugira ngo izakubakire neza, izagukorera ubukwe bwiza, wenda ufite n'umukunzi, yewe munategura no kubana, biri no mu mushinga mwatangiye kuwinjiramo, mupanga muvuga muti reka dushyire mu kwezi uku n'uku, reka dushyire mu mwaka uyu n'uyu aba aribwo tuzabana. Warangiza ukarota mwene izo nzozi zo kubona ubukwe bwawe bujagaraye, butarimo ordre, nta gahunda iburimo, hariya menya neza ngo tangira gufata ibihe bihagije byo gusenga, kuko ikintu cyitwa ubukwe bwawe buzarwanywa cyane, buzarwanywa cyane. Nta kimana itabikubwiye, Imana ibikubwiye ngo fata ibihe bihagije byo kwitegura mu gusenga, usenge kuko uzarwanywa cyane. Uranyumva neza? Uzarwanywa cyane, bazaguhagurukira cyane, bazakurwanya cyane, bazakunaniza cyane. Mbese haba hari ibigeragezo byinshi cyane biba bigiye kuzaguhagurukira cyane mu gihe cy'imyiteguro yawe y'ubukwe. Nibutse abadukurikiye yuko ikiganiro ni icy'ubusobanuro bw'inzozi, kandi buri muntu wese aba yemerewe no kubaza, aba yemerewe kubaza ibyo yumva adasobanukiwe, ibyo yumva atarimo yumva adasobanukiwe rwose ku nzozi zitandukanye yagiye arota. Wemerewe kubaza mwene data, wemerewe kubaza rwose, wabaza, baza inzozi zose warose, inzozi zose warose zibaze nonaha uyu munsi wa none tugusobanurire. Imana kandi irabidufashamo. Urazandika mwaho ngaho muri commentaire, aho bandikira comment, ugiyemo wandike izo ndoto warose, turagufasha tugusobanurire, sibyo? Reka nanone rero dukomeze, reka dukomeze ikiganiro ni cy'ubusobanuro bw'inzozi. Reka dukomeze nanone twegera imbere, reka dusobanure kuri izi nzozi zo kurota ubona inzuki zikurya, kurota ubona uri kuribwa n'inzuki, inzuki zirimo zikurya, kurota ubona inzuki zakuriye. Hari abarota bakabona babyimbagatanye mu maso, inzuki zamuriye, abandi bakarota inzuki zirimo zibirukankana bahunga inzuki. Ibyo byose menya neza ngo izo nzozi nazo zerekana yuko ugiye kunyura mu rugamba rutazakorohera, ugiye kunyura mu ntambara itoroshye, ugiye kunyura mu ntambara itoroshye, ugiye kunyura mu rugamba rutazakorohera cyane. Ushatse wafata ibihe bihagije ukimara kurota izi nzozi, fata ibihe bihagije byo gusenga mwene data, fata ibihe bihagije byo gusenga. Shaka Imana mu masengesho, hamagara Imana, fata ibihe bihagije byo kujya imbere y'Imana usenge, ubwira Imana uti Mana nyongerera imbaraga, Mana ndambararaho, Mana ndwanirira, Mana mpagararaho, Mana ba mu ruhande rwanjye. Nicyo bisobanuye rero izo nzozi uramutse uzirose zo kurota ubona urimo uribwa n'inzuki, inzuki zikudwinga, zikurya, cyangwa se zirimo zikwirukankana zishaka kukurya, kukuruma. Hari abantu rero nkiri aho ngaho nanone bajya barota bari guhakura ubuki, ukarota ubona uri guhakura ubuki, kurota ubona uri guhakura ubuki mu mutiba, mu mutiba, sinzi ukuntu bajya bawita, niba ari umuzinga, niba ari umutiba, indimi ni nyinshi nyambona bakoresha kuri icyo kintu. Iyo urose rero ubona uri guhakura ubuki, icyo biba bisobanuye mu isi y'umwuka, bisobanuye yuko hari umugisha ugiye kwinjira mu maboko yawe, hari umugisha ugiye kwinjira mu biganza byawe. Bene data, ikintu cyitwa ubuki gisobanura ikintu cyiza. Inzozi uzabona hagarutsemo ubuki, hari abarota bari kurya ubuki, abandi bakarota barimo bahakura ubuki. Ibyo byose byerekana yuko hari umugisha urimo winjira mu buzima bwawe, hari umugisha uvuye ku Mana. Imana iba irimo ihezagira ubuzima bwawe, Imana iba irimo ikuburesinga, Imana iba irimo iha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Mbese ibiganza bya maboko yawe haba hari umugisha agiye kwakira. Reka rero dukomeze nanone twegere imbere gatoya. Hari izindi ndoto cyangwa se hari izindi nzozi nazo nshaka gusobanuraho zo kurota ubona
ubona imbwa nyinshi zirimo zikumokera, zitakurya ahubwo ubona zirimo zikumokera. Kubona rero imbwa zirimo zikumokera bisobanuye ubusobanuro butatu. Icya mbere bisobanuye ko wambaye igisuzuguriro, hari igisuzuguro kikuriho. Icya kabiri ugiye guhura n'ibigeragezo by'uruvugo rw'amagambo y'abantu. Abantu benshi bagiye kuvuga, baguserereze, bagutarameho, mbese ugiye guhinduka uruvugo mu bantu batandukanye. Ikindi, haba hari imyuka y'ubusambanyi iba irimo ikwirukanka inyuma. Iyo udasenze rero ngo ube maso usenge, uzisanga bwa busambanyi wabwituyemo, uzisanga ya myuka y'ubusambanyi yatangiye kugira gute kugufata. Ni ukwitonda cyane rero, ibi bintu ukabyitondera, ibi bintu ukabyitaho cyane, kuko ntabwo biba ari ibintu byiza iyo urangaye wisanga byakubayeho. Reka nanone dukomeze nibutsa abadukurikiye yuko kino kiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi, ufite nawe inzozi warose tutavuze uyu munsi, wazandikamo aho ngaho kugira ngo tujye dufata umwanya tugusobanurire nawe inzozi zitandukanye uba waragiye urota udafitiye ubusobanuro. Hari abantu bajya barota, akarota abona hari umuntu urimo umuniga, kurota ubona uri kunigwa n'umuntu. Hari abarota akarota noneho wa muntu uri kumuniga akabona ni n'umuntu wapfuye. Hariya menya neza ngo uriya muntu warose arimo kuniga wapfuye kandi atakiriho, menya neza ngo uwo ni umwuka w'abazimu. Iyo ni imyuka y'abazimu, iyo ni imyuka y'abapfuye iba yahagurukiye kurwanya ubuzima bwawe. Iyo ni imyuka mibi cyane. Ku bantu wenda bajye baterwa n'imyuka y'abapfuye y'abazimu, mugiye mufata ibihe bihagije byo gusenga, kandi mushyiremo amasengesho yo kwiriza ubusa, kuko abazimu ni ikintu kibi cyane. Iyo udasenze barakwica pe, barakurangiza pe, kuko baba bifuza yuko n'ubundi nawe ubasanga aho bari. Rero iyo myuka y'abazimu Imana iyigutsindire, Imana iyikunanirize, Imana iyikure ku buzima bwawe. Niba ujya urota mwene izo nzozi zo kurota ubona hari umuntu wapfuye arimo akuniga mu ijoro uryamye, abandi bakarota wenda n'umuntu muzima, ukarota umuntu muzima arimo akuniga, ariko uwo muntu ugasanga wenda ntunamuzi, cyangwa se ku rundi ruhande ugasanga uwo muntu uramuzi, wamurose arimo akuniga ashaka kukwica. Ibyo byose menya neza ngo ni umwuka w'urupfu uba urimo uhagurukira ubuzima bwawe. Kandi rimwe na rimwe hari ubwo usanga Satani aba arimo ategura igico cy'abajura, cy'ababandi, cy'abicanyi uzagwamo, ugasanga wenda bakwambuye n'ubuzima. Ni ukwitonda cyane rero, ugomba gufata ibihe bihagije byo gusaba Imana, byo gusenga Imana kugira ngo ishyire uburinzi bwayo ku mazina yawe. Imana ishyire uburinzi bwayo ku buzima bwawe. Reka nanone nsobanure kuri iyi nzozi yo kurota ubona uri aho wavukiye. Kurota ubona uri aho wavukiye, aho wavukiye ukabona niho uri gutembera, kandi ubwo wenda ubirose wibereye i Burayi, cyangwa se hano muri Kigali, cyangwa se uri mu mujyi utuyemo, ariko ukisanga mu nzozi urose, cyangwa se warose urimo ugendagenda, uganira n'abo mwakuranye ku cyaro cy'iwanyu aho wavukiye, mbese ukabona niho wibereye, muri twa tuzu tw'ibyatsi, muri bya bizu bituzuye, muri ya mirima y'iwanyu ya kera aho mwajyaga guhinga, muri ya mashyamba mwajyaga gutashyamo inkwi, mbese ukabona niho wibereye mu nzozi uryamye. Ibyo nabyo ni ibintu bibi cyane. Menya neza ngo aho naho haba hashamikiyemo imyuka y'abadayimoni babi cyane, bashaka kukwaka ubuzima, bashaka kukwambura ubuzima. Faut faire attention cyane mwene data, niba warabirose, niba ujya ubirota, ni ukwitonda cyane, kuko aho ngaho Sekibi Satani aba yaguhagurukiye ashaka kukwaka ubuzima, ashaka kukwambura rwose ubuzima. Ni ugusenga cyane, ukwitonda cyane, kandi ukaba amaso ugasenga, ugafata ibihe bihagije byo gusenga kugira ngo Imana ikurambarareho, Imana ikwimane mu izina rya Yesu Kristo. Reka nanone dukomeze n'ikiganiro n'icy'ubusobanuro bw'inzozi. Murakizi ko ari ikiganiro dutambutsa hano kuri Yesu Arakiza TV. Ubaye hari inzozi ufite udasobanukiwe, zandike aho ngaho muri commentaire, aho muri comment, kugira ngo nawe tujye dufata umwanya tugufashe gusobanukirwa byinshi mu nzozi ugenda urota. Hari abantu rero nanone
barota akarota abona ari kugenda yambaye ibirenge nta nkweto yambaye. Kurota ubona nta nkweto wambaye uri kugendesha ibirenge, hariya menya neza ngo bifite ubusobanuro butatu, ariko ndavugamo bubiri kubw'impamvu z'umwanya. Ubusobanuro bwa mbere, iyo urose ubona nta nkweto wambaye, niba ubirose uri umukozi w'Imana cyangwa se ukabirota uri umukirisitu, bisobanuye yuko impano zawe wari ufite Imana yaguhaye, Imana yagushyizemo cyangwa se irimo igushyiramo, zirimo ziribwa na Satani. Satani arimo araziba, Satani arimo ariba impano zawe, kandi izo mpano hari ubwo usanga hari abafite impano z'ivugabutumwa, hari ababa bafite impano zo kubwiriza ubutumwa, hari abafite impano zo guhanura z'ubuhanuzi, hari abafite impano zo gusengera abarwayi. Abantu bafite impano nyinshi zitandukanye Imana igenda itanga. Rero iyo urose ubona uri kugenda wambaye ibirenge nta nkweto wambaye, bisobanuye yuko umwanzi ari we Sekibi Satani arimo aragusahura izo mpano z'Imana Imana yaguteretsemo, yagushyizemo. Ubusobanuro bundi bwa kabiri, kurota ubona wambaye ibirenge nta nkweto wambaye, menya neza ngo hari abarozi barimwo bakwiba, hari abarozi bashaka kukwiba, hari abarozi bashaka kukunyaga ubuzima, hari abarozi bashaka kukwambura ubuzima. Ariyo mpamvu ubona uri kugenda wambaye ibirenge nta nkweto wambaye. Nsoza rero, izi nzozi zose nasobanuyeho, ikintu cya mbere cyihutirwa uba usabwa gukora mu gihe wisanze ibyo navuzeho byarakubayeho cyangwa se birimo bikubaho, menya neza ngo aho hantu byihutirwa, ibi birihutirwa, uba ukeneye deliverance. Deliverance rero ikorwa n'umukozi w'Imana wabisigiwe. Turahari kugufasha mu buryo bwa deliverance, ukabohoka, ukemera kuyoborwa. Icyo tugusabye gukora ukagikora, ariko Imana ikabohora ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ikindi cya kabiri uba usabwa gukora ni ugufata ibihe bihagije byo gusenga. Kuko hari ukuntu mujya mukora amakosa, mugahamagara nk'umukozi w'Imana ngo tugusengere, wampamagara natangira gusenga Imana igatangira kumpishurira yuko nawe ubwawe ntujya ufata ibihe byo gusenga. Uwo muntu uri gusengera umeze gutyo bizantwara umwanya muremure, bizantwara igihe kirekire kugira ngo abohoke, kubera ko nawe nta gicaniro cy'amasengesho kibera muri we. Ariko burya iyo usanzwe usenga, ufata ibihe bihagije byo gusenga, n'umukozi w'Imana akazagusengera, ni ukuri kubohoka kwawe birihuta. Imana ikubohora vuba byihuse. Karomba mbashimire mwese abadukurikiye, Imana y'amahoro mwese baha umugisha. Telefone zacu ni 07 82 28 48 07 07 82 28 07. Mugire amahoro y'Imana, mugire umugisha w'Imana, kandi mwese abafite inzozi mudasobanukiwe mukomeze kuzandika mwaho ngaho muri commentaire, kugira ngo ubutaha tuzafate umwanya tugende dusobanura no kuri izo nzozi mwagiye musobanuza cyangwa se mwagiye mubaza. Mugire amahoro y'Imana. Bye bye.